Mu buzima bw'abantu benshi bifuza kugera ku bukire no gutera imbere. Hari amasomo akomeye dushobora kwigira ku bantu babaye intwari ku isi. Uyu munsi tugiye kuvuga ku muntu udasanzwe, Nelson Mandela, wabaye urugero rw'ibikorwa by'indashyikirwa. Mandela ntabwo yaharaniye gusa ubwigenge bw'igihugu cye, ahubwo yerekanye ko kwihangana, guharanira indangagaciro, kutagira inzika, kubabarira no gufatanya n'abandi bishobora kugeza umuntu ku ntambwe ikomeye mu iterambere. Mu buryo bwimbitse tugiye kureba ibintu twakwigira kuri Mandela mu rugero rugana ku bukire no ku iterambere. Tuguhaye ikaze ku muyoboro wacu wa YouTube. Njye mugiye kubana ni Wese bahuje imigo. Ikiganiro cyo ni isi y'ibyamamare. Niba utarakora subscribe, kora subscribe kandi no kunzogera kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro byacu binyura kuri channel yacu bijyanye n'inzira y'ibyamamare n'abanyabigwi banyuzemo bagera ku bukire no kugamamare. Nelson Mandela ni umwe mu bantu bakomeye mu mateka y'isi, kandi hari byinshi umuntu ashobora kumwigiraho mu rugendo rw'ubukire no gutera imbere. Dore bimwe muri ibyo: kwihangana. Mandela yamaze imyaka 27 mu buroko. Muri iyo myaka yose ntiyigeze acika intege ngo bitume areka intego yari afite yo kugera ku iterambere rye n'igihugu cye, kandi yabigezeho nyuma y'uko afunguwe ndetse akabona perezida w'igihugu cye, kandi yari amaze imyaka ingana ityo mu buroko. Ese ibi bintu wabasha kubishyira mu ntekerezo zawe ukumva bishoboka? Tekereza ari wowe bibayeho, nibwo uri bwumve uburemere bifite, ndetse ndabizi ko biri bugutera ubwoba. Nyamara hari uwabibayemo arabitambuka, none ubu afatwa nk'intwari ya Afurika. Nelson Mandela. Kwihanganira ibigeragezo by'ubuzima rero ni imwe mu ntwaro y'ingenzi mu rugendo rugana ku iterambere n'ubukire. Icya kabiri, gushyira imbere indangagaciro. Icyo wizeye n'icyo wemera kigomba kuyobora intekerezo n'ibikorwa cyawe. Ibi nibyo byafashije Nelson Mandela kudacika intege mu buzima bw'ibigeragezo bitoroshye yanyuzemo. Icya gatatu, kwirinda kwihorera. Mandela yahisemo ubwiyunge aho kwihorera bamugiriye nabi. Ibi byamufashije kugera ku ntego yo kunga abaturage b'igihugu cye. Icya kane, ubwiyoroshye. Hanyuma yuko ava mu buroko akaba perezida n'ubwo yari umuyobozi ukomeye, Mandela yakomeje kuba mu bwiyoroshye ndetse aha agaciro gakomeye serivisi za rubanda, avuga ko ari ingenzi nk'umuyobozi kwitangira rubanda. Niba nawe ushaka kugera ku iterambere, ntukagire umuntu usuzugura, kuko baca umugani mu Kinyarwanda ngo ntawe umenya aho bwirageze. Uramusuzugura uyu munsi, ejo ukifuza ko gutora ushaka kwiyamamariza umwanya runaka w'ubuyobozi. Harya ubwo azagutora. Uramusuzugura ejo washinga business ukifuza ko kubera umukiriya. Harya ubwo azaguteza imbere. Nawe komeza wihingiro. Urasanga kwirata no kwishongora akenshi bitugabanyiriza amahirwe yo kugera ku iterambere mu buryo bamwe tutajya twitaho. Icya gatanu, kugira intego ihamye. Intego ya Mandela yari gushyira iherezo ku ivangura. Ibintu yakomeje guharanira atitaye ku myaka yose yamaze afunzwe. Ndetse na nyuma yaho, ntushobora kugera ku iterambere ry'ubuzima bwawe utagira intego. Ugomba kuba mu buzima bufite intego. Kuri iyi ngingo nagushishikariza gusoma igitabo cyanditswe na Rick Warren yise Ubuzima bufite intego, La vie motivée par l'essentiel. Iby'ingenzi wifuza kubaho uyobowe n'intego urabisangamo. Gishake ugisome, uzanshimira nyuma. Icya gatandatu, kwigira umuruho. Mu miyoboro ye yahakuye imbaraga zo gukora impinduka mu buzima no kurwanya akarengane n'ivangura. Mu nzira y'iterambere n'ubukire, umuruho n'ibigeragezo duhuriramo nabyo burya n'umwarimu ukomeye. Iyo bitaduciye intege ahubwo tukabikuramo amasomo, birangira tubaye ibihangange n'abakire. Icya cyenda, kwiyakira mu gihe cy'ibibazo. Nelson Mandela yakomeje kugira umutima ukomeye mu bihe by'ububabare bukomeye yabayemo buroko imyaka 27. Ibi byamufashije kumara iyo myaka yose adahungabanye ngo yitere icyizere. Mu buzima bw'iterambere kenshi uzahuriramo n'ibibazo byinshi bimwe usanga bikakaye, ariko intwaro ya mbere ni ukudacika intege no kugira umutima ukomeye wo kubasha kwiyakira mu gihe ugeze muri ibyo byago. Ibazo ufite nk'imitungo irenga amamiliyari yose ukisanga warahombye usigaye kuri zero. Urumva se hari aho bitaniye no gufungwa imyaka irenga 27? Nyamara Nelson Mandela we yabashije kwiyakira muri ibyo byago.
ese wowe iyo mitungo yawe ihombye wabyitwaramo ute? Mu buzima bw'iterambere rero bisaba kugira umutima ukomeye no kudahungabanywa n'ibigeragezo bibamo. Icya 10, gutegereza impinduka utarambiwe. Kenshi abantu twese iyo dushaka gukira ntitujye tubasha kwihangana. Umuntu akora business yamara umwaka itarunguka agacika intege akabivamo. Umuntu akora business yabona ihombye akavuga ko atazongera gusubira muri business kundi. Hari n'izindi ngero nyinshi zitwereka ko benshi muri twe tuzi ko umuntu aba umukire umunsi umwe ukabona umuntu ufite imitungo ukibwira ko yabigezeho umunsi umwe cyangwa se umwaka umwe n'ibindi. Oya, byanze bikunze icyo namaze kubona mu nzira y'iterambere nta nzira y'ubusamo ibaho wapfa kunyuramo. Niyo ugize imana ukayibona, iterambere ryawe ntipfa kuramba. Ni hahandi usanga wararazwe imitungo cyangwa se warayigezeho bigutunguye uyibye cyangwa se mu bundi buryo, ariko nyine kuko wayibonye bisa nkaho utayivunikiye bikarangira wimanaginga bikunaniye kutigeze usogongera mu ruho kwigeraho. Nta nzira y'ubusamo ibaho mu iterambere. Kenshi kugira ngo tugere ku iterambere rihamye bidusaba kwihangana no gutegereza igihe kinini ndetse no gutanga ibitambo byinshi, kandi hari umugabo wabishoboye dushobora kumwigiraho. Nelson Mandela yihanganye imyaka 27 yamaze mu buroko kugeza ageze ku nzozi ze. Mu buzima rero hari igihe bidusaba gutegereza igihe kinini kugira ngo tugere ku nzozi zacu. Hari umuhanga wavuze ngo niba inzozi zawe zitageze gutera ubwoba, ubwo ntizagutse bihagije. Ese baba bamenye icyo yashaka kuvuga? Niba ukizi jya muri comment ukidusangiza. Nanjye ngiye gukora ubushakashatsi kuri iri jambo. Utaha nzaribakoreraho inkuru ituganisha gukira. Icyo nzi cyo rikubiyemo inyigisho nyinshi nubwo rijimije. Ibi ni bimwe mu bintu by'ingenzi ushobora kwigira ku buzima butoroshye Nelson Mandela yanyuzemo. Mu by'ukuri urugendo rwa Nelson Mandela rwatwigishije ko inzira igana ku bukire n'iterambere atari inzira yoroheje, ariko ko bishoboka iyo umuntu agira ukwihangana, discipline cyangwa se indangagaciro, kandi agakomeza intego ze nubwo yahura n'imbogamizi n'ibigeragezo bikakaye. Kuvuga ku mateka y'ubuzima bwe butoroshye bitwibutsa ko ibibazo bitakubuza kugera ku ntego zawe, ahubwo bigomba kukubera imbarutso zo gukomeza guharanira iterambere. Nka Mandela rero twese dushobora guhindura ubuzima bwacu, tukubaka ubukire bukomeye kandi tukaba intwari mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nakoze kubana natwe muri iki cyegeranyo kivuga ku buzima butoroshye Nelson Mandela yanyuzemo mbere yo kuba intwari ya Afurika no kugera ku iterambere ridasanzwe. Aha niho dusoreje iki kiganiro, ariko ntugende udakoze subscribe ukandi no kunzogera kugira ngo utazacikwa n'ibiganiro byacu binyura kuri iyi channel bijyanye n'inzira y'ubukire, ibyamamare n'abakire banyuzemo kugira ngo bagere kuri ubwo bwamamare bwabo n'ubukire bwabo. Ikiganiro cyo nakagaruka naho butaha. Bye.